Muramubona Benovio kabisa. Benovio nyuma yuko The Ben nyuma yuko The Ben amwemereye kuza performinga, murabona ko yishimye birenze, byamurenze ewana, ibi bagita gucinya inkoro. Bite Ben ama stage muri Bekare na bro, tekereza ko mu banzi bose bazaririmba ari ngiye muntu za performinga hamwe na The Ben hamwe na Bruce Melody. Turi wano nze ndi wakabi, abo twakoranye mbakoze mu ngalo, twakoranye ibikorwa by'ingira akamaro mubayiki. Yego The Ben aramutse atemeye kuza kandi yabikwemereye mu bantu byagenda gute? Oya ntago umuntu w'umugabo mwana yakivuguruza. Abashimesh cyane nanone kuri The Ben. Nkuko mubibona uwitwa The Ben kabisa agiye guhaguruka nonaha kabisa. Reka turebe ko batwemera ko tumuvugishaho gato, turebe ese bimeze bite. Reka turebe ko bamuduha gato cyane tukamuvugisha, reka turebe ko bikunda kabisa, ubundi tugire icyo tumubaza kabisa imbere hariya. Okay, murabona umuduga kabisa Land Cruiser, imodoka nziza cyane kabisa. Urabona umutekano wa The Ben wakajijwe. Urabona abasore hano muri press conference hari abasabye bati ese byakunda ko The Ben ababonsa be bazahangana n'aba Bruce Melody, ariko yavuze ko ibyo ngibyo bagomba kubitekerezaho bakareba icyo babikoraho kabisa. Murabibona bigezweho TV tuba duhari ku bwanyu kugira ngo tubagezeho buri kimwe cyose kabisa kiri trend hano hanze. Nizere ko namwe mukomeza gukora subscribe umunsi ku munsi. Abona abasore ba The Ben, ababonso ba The Ben bashobora no ababonso ba The Ben basunika n'imodoka papa. Nka turebe ko birakunda ko tumuganiza gato cyane. Turebe ko birakunda kabisa. The Ben muramubona, murabibona imodoka nziza cyane ya The Ben. Imbere iyo ngiyo wowe reba imbere, ugenda imbere gutya. Amubona The Ben kabisa atambuka gake gake. Urabibona rwose turimo turagenda tumubereka gake gake neza cyane. Onika nungo aho turahangana. Murabibona kabisa umuduga wa The Ben, imodoka nziza cyane kabisa, imodoka ihagaze amamiliyoni atari make rwose. Mbibutsa ko muri iki gitaramo cya The Ben azahuramo na Bruce Melody, hari abahanzi bakizamuka yagiye yemerera ko bikunze rwose yazagira gute, yazabemerera bagaperforminga. Harimo Benovio, uramubona Tiger B aginguyeho gato aradusuhuza, arangije arikomereza kabisa. Murabibona kabisa hano biba bimeze neza cyane, rero nkuko mubizi hano kuri bigezweho tuba duhari ku bwanyu kugira ngo tubagezeho updates nyinshi zitandukanye. Ngewe umva ni Elia bigezweho. Amona The Ben kuntu ahantu baba bamushagaye. Amona The Ben hano rwose ararindiwe umutekano, wagira ngo ni umuyobozi ukomeye cyane. Benovio ari mu bemerewe yuko baza performinga mu gitaramo cya The Ben, niyo mpamvu rero amwemereye ati kabisa weho Benovio uzaririmba mu gitaramo cyanjye. None namwe murabona yuko yayagaye bihagije kabisa. Muramubona Benovio kabisa. Benovio nyuma yuko The Ben amwemereye kuza performinga, murabona ko yishimye birenze, byamurenze ewana, ibi bagita gucinya inkoro. Urabona kabisa ko umuhanzi icyamamare The Ben arindiwe umutekano rwose nk'umuyobozi ukomeye cyane. Ibintu bidasanzwe hano mu Rwanda kabisa. Ababonso be bambaye uniform imeze neza, ni abasore bafite agatuza. Iyi modoka yibeshkiha ibyo gupfa banayiterura ewana kabisa. Urabona ko bimeze neza cyane, rwose. Murabibona rwose
hano nta kintu kiba kigomba kubacika na kimwe rwose bigezweho tuba duhari kugira ngo tubibagezeho. Rero nk'uko nabihoze mbibabwira iki gitaramo kizaba ku itariki ya mbere, ubwo ni kuri Bonane, nizere ko uzaba uhari ndetse nanjye nzaba mpari kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. The Ben ni umuhanzi ukomeye, Bruce Melody ni umuhanzi ukomeye, abona abantu bashobora kuzuza BK Arena mwe mubishatse nk'abafana. Rero nta kindi musabwa ni ukugura amatike, mwamara kugura amatike mukazazinduka kugira ngo mujye mu myanya y'imbere, kuko burya kujya mu gitaramo ugataha utabonye umuhanzi rwose nta kiba kirimo pe, nta kintu mba ndi gufataho. Biba byiza iyo ugiye mu gitaramo ukazinduka kugira ngo uze kubona umuhanzi wagiye kureba ndetse umubone neza cyane. Rero reka dusoreze hano, icyo nababwira cyo nuko mugomba gukora subscribe kuri Bigezweho TV, ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi. Reka tuganize umuhanzi Shafi iminota mike cyane, ubundi twikomereze. Bite Ben amaye stage muri Bekare na bro, tekereza ko mu banzi bose bazaririmba ari ngiye umuntu za performing hamwe na The Ben hamwe na Bruce Melody. uko muri babiri Jenade ubu twabaye batatu nago hakiri babiri. Benovi ariko bavuze ko ugomba kwitegura. Ye Piwoni kabasumba ibintu Ben ankore nago biba bro. Nukuri ko Imana fresh and clean bro. Man ibintu ankore Pamela ndagushimiye. Nshimiye umuntu bita The Ben, nshimiye umuntu bita Popo, Janvier kunyarwanda, nshimiye umuntu bita Kigali protocol bamwita Jidena niwe muntu wa mbere wambonyemo ikizere bro. Ibintu mana yego bari baziko nasaze nk'abatigita bakanga gufata amafune nk'abananiza bikarangira bamborotse none ndafashe urihe ubu ngubu ndafashe bro. Oya sinkubeshye ibintu The Ben ankoreye muri uyu murwa wa Kigali ntago buretse ikurikiranye kwa papa cyangwa se ntago babibonye uburyo stage twayishimuse se ntago babibonye. Uyu mwanya wa none byari bigoranye kubona mikoro ugira ngo babonye ko bambwiye ngo nyimushyire nkete subizi se, ariko reka baza nshimire team ya The Ben, nshimire The Ben buriya baravuze ngagira amarangamutima ariko kunda yabonye. Yego bwa mbere turahanga muri Cafe Zone waje wambaye ikariso urabyibuka muri TikTok pati yashiteguye na Kamaro tugeze narayishimu. Oya vuga ngo ari bo bandi aribo ba papa cyangwa aribo bitwa ba Mico The Best na umuhanzi mukuru baze wo bose narabicaje ndababwira tungu niko bakora stage. Waje kumusara muri Kigali Universe mu gitaramo cya papa cyangwa tumeze dute sasa bikane gasubura rya mbivuge none hanga bari abahanzi banciye muteta banja copy paste hari aho ngomba kuzaza mvunagura. Ni ukuvuga ngo urumva ko mu bitagisa cy'inganzo ako shaka gukora kera kumenya hari babikaze, urumva ko gisa cy'inganzo kwera ko yakoze kera hari akantu bashyiraga amategeko tumushyigikire, ariko nanjye mbagomba kunshyigikira kuko ibintu ndi gukora ubwo gisa ubyumva ahantu uri hose amahirwe wayabonye nanjye ndayabonye, ubwo turaza kureba ngo turi wano nze ndi wakabi abo twakoranye mbakoze mu ngalo twakoranye ibikorwa by'ingirakamaro mubayiki akaka babayiza kabwana uretse gato ibiroko muvuga muturangire bakoranye future natinatine nkari mwahabye ko namwizaniye muri make ndikoca ndikuzamana ikosa turi wano muri ubusa turi wano yego. The Ben aramutse atemeye kuza kandi yabikwemereye mu bantu byagenda gute? Oya ntago umuntu w'umugabo mwana yakivuguruza, ubwo se timu yose irahari bamuyobokeye barahari abantu bose barahari, ubwo soza kubwira ngo The Ben yego mu buryo bworoheje abandi bavugaga turaza kwita baracyari kubyigaho nyine ndishaka kubwira ko nyine umunyamugisha arawugendana ba nawe uzindukanye nese ko banze kuza kuri tere ngiye nkaba nibereye kuri tere, ubwo se urumva ngiye mbibarije mu ruhame barayimaye uburyo presence mo akantu ko kwita Benjamin